umugore wanjye naruhukaho gakeya ubwo yarutse gakeya agukubita akantu nyine bakumva akantu ka nimugoroba n'aka mu gitondo n'aka nijoro akaryoha n'akahe n'aka mu gitondo ndavuga ku manywa cyangwa simbizi nyine ngiye mvuze amanywa bw'amaze urumva amanywa twese tuba twagiye mu kazi tuba twagiye guhiga ariko mu gitondo uba waruhutse nta stress ubundi akagukubita akantu keza umeze fresh hari yandi usanga abagore benshi mu maso barakanyaraye basaza vuba umugore udafite umugabo asaza vuga n'umushiha bwira abakozi nabi babwira abakozi nabi ugasanga umugabo mubwira umwana umubwira n'abana umugore utarongowe uramwiyumvira umugore mbisubiremo ngo umugore utaraye arongowe nawe iyo ugeze mu rugo uramwibwira oya nta byishimo habe namba icyambere cyo umwana arakubitwa umwana umukozi umubwira nabi kandi biturutse mu buriri bwawe n'umugabo kandi umukozi ntabyo amenya umwana ntabyo amenya abakozi buryo bazi ibintu byinshi ahita abimenya abakozi niba ba mbere bamenya ko mabuje na databuje batabanye neza batari kumvikana uzarebe n'ubuhamya y'urugo rwapfuyemo umwe muri bo niba babanza kubaza kuko mu rugo byaremeze araceceka kubw'icyubahiro aha urugo mabuje na sebuja ariko abizi byose noneho n'amakuru yabo yose abazi iyo umwe agiye telefone ivugwa atereta adatereta umukozi ababizi iyo umugabo ujaho byose ababizi urumva rero ku buryo umubiri wacu natwe ukora wakagombye umukobwa abishatse cyangwa umugore abishatse ukeneye sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina abasate aba yahindutse amaso avuga gake aniha ayari wenyine urumva akambya agahanga yari wenyine akambya agahanga ariko nta cyiza nko kuba umugore yabishaka ari kumwe n'umugabo nyamuneka mushaka abagabo bararyoha kandi abakobwa benshi bavuga ngo baziririra abana babo nyine urumva niwe wamuga nkubwira umukobwa aravuga ati nge nzirerera umwana wanjye ibyo gushaka mbyihorere ariko ugasanga kwihanganira umubiri ntabyo ashoboye aba ari umusambanyi ntabwo umubiri ujya wihangana keretse ari igiti cyangwa se afite urushinge yitera ntukore Adeli iyi mana kuki yaremye bino bintu muri ubu buryo nyine yaremye urukundo ni urukundo rega biriya bintu ni urukundo ntago nose tutiteruye yaremye urukundo niho abantu bakundanira yes reka ngushimire udahima gudukurikirana umunsi kundi ngo ikaze ni Samu muri kumwe mu kiganiro cyacu cy'umunsi nakagarutse ngo dusanzwe tubibabwira turi kumwe n'umutumirwa wacu ariko mbere yuko tumwakira reka nze kubanza kuguha ikaze ndetse uri mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'Iburengera bwaryo reka nguhe ikaze wowe wakoze subscribe nitwa Samu cyangwa se umuhungu wa gitare umuhungu w'Imana umuhungu w'umuziga hanyuma cyane nguhe ikaze rero kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hanyuma turi kumwe n'umwari Adeline amahoro y'Imana ndagira ngo umfashe twakira abadiaspora ariko ubwo Adeline iyo bavuze ngo abadiaspora diaspora iherahe nyine iherahe tugigarutseho nzikare muri Amerika nta bindi none se umuntu avuye mu Rwanda buretse umuntu avuye mu Rwanda akajya muri Congo aba ari umunyarwanda cyangwa ari mu diaspora oya ntago aba ari none se umuntu avuye i Burundi akaza mu Rwanda aba ari mu diaspora aje mu Rwanda sinzi mba numva ari hafi aha bitaba ari byo hanyuma aramutse avuye muri Arabia Saudi akaza mu Rwanda cyangwa muri Qatar yaba ari yaba ari we hanyuma oya igihugu cyose uvuyemo ukajya mu kindi ubu uri umwimukira cyangwa se uri umuntu waje guhaha ubu uri umudiaspora muri icyo gihugu kubera cyumva ko abantu b'abarundi cyangwa abagande baje naha hariya hose mba mbona ari hafi aha nagiye mpagera hafi aho numva ari ibisanzwe Burundi urahazi Burundi ndahazi oya ndahazi kubera ko wenda nuko mvuze Kibutoki urahazi nagiyeyo kera ahubwo ahantu bita ngo Kibe hariyo famiye yawe hari umufamiye uriyo wo mu miryango yo kwa papa bariyo
urumva twagiyeyo urumva ntabwo twagezeyo neza ariko none Aderi ari amafaranga y'amarundi n'amagande amenshi n'aya n'amarundi amagande ari hasi kubera iki niko mbizi niko ari amarundi n'amanyarwanda n'amagande amenshi n'aya ari amarundi n'amagande n'amanyarwanda amenshi n'aya amanyarwanda ni menshi kubera iki ntabwo mbizi Aderi tubwizanye kuri kuva wavuka ari bwatunga amadolari hagize umuntu uri $10 koko nkareba n'ukuntu risa hagize umuntu uvuga ati none se umwara Adeline ari dolari rya Congo ni dolari rya Canada ni dolari rya Australia ni dolari rya Amerika idolari ry'inini niri ntago mbizi ko ntaryo ndafata ntabwo pe amafaranga nzi ni amanyarwanda ntabyo nzi ntawe ngiye kubesha abanyarwanda b'abandi noneho buretse tugaruke muri Afurika ntacyo igihumbi cy'amakongomani n'igihumbi cy'amarundi n'igihumbi cy'amagande n'igihumbi cy'u Rwanda ikishi ni iki urumva njye ntabwo namenya ngo ikishi ni iki ese ntabwo urajya kuvunjisha nzi ikinyarwanda nzi inote y'ikinyarwanda yonyine igihumbi cy'amadolari igihumbi cy'amanyarwanda ndakeka ko amanyarwanda aba ari hejuru igihumbi cy'amanyarwanda kivunja dolari angahe ntabwo mbizi iki habwo wowe kivunja ngahe wowe ugiye afata mujya muyafata abanyamakuru mbararya ashaka abasore Aderi reka utange nomero abantu baze kuguha idolari vuga nomero y'abantu baze kuguha idolari 672 subiramo 078 bakunze b'umwari Adeline mbabarira uri mu Rwanda umuhereza idolari byibuza nushamo amadolari 100 byibuza kugira ngo nashaka mena rimwe nuvuga ngo Aderi idolari rimwe rivunza 100 ni hafi 150 wari ubize 150 none nta kintu yamarije y'u Rwanda nyine idolari rimwe ngaho shyiraho 100 rero rimwe ngaho vuga amadolari 100 namenye ijana byimbi mu mufuka amadolari nyine ubundi Aderi tubwizanye ngo nk'amafaranga menshi wakwakira ukumva nejeje umutima ni nk'amafaranga ngana iki kibuze amafaranga yangurira inzu nanjye nkava mu ngana iki yari yo yose niyo yabicyumba nasaba gusa Imana ivuga ko tugomba gusaba nyine wowe usabye wasaba iki nasaba byibuze nk'ibyumba bitatu kuki udasabye 8 cyangwa 5 kuki gusaba ibyumba bike kubera iki nta n'icyumba na salon mfite Imana igwa itaje igeretse hasi no hejuru none kubera iki gusaba 3 kandi iranankwiye nako ninkwiriye itaje iranankwiriye ibaze ndi ikimama nicayemo ngereka akaguruko kandi ndi kureba ka flat kanje nimereye neza yego uragira ati byambera nawe bitabera nawe utifuza ibyiza Aderi twamaze kumenya ko ku bakobwa ibintu byakomeye ngo abakobwa bari gukora imibonano mpuzabitsina ariko online ndetse bakayikorera mu mageti mu mashambure uza amazu nzi bafite abantu bakora online abakiriya babagurira abakobwa baragusize bamwe nyine baragusize bagiye mu kindi cyiciro baragiye n'inshuti zanjye babikora gute babikora gute babikora gute urumva niba afite umusheri afite umusheri umudiaspora cyangwa se umudiaspora kwa nibo abantu batanga amafaranga ubundi umukobwa akajya muri chambre akinyaza agakora gusa ntabwo ngiye mbikunda bisa nabi ariko nyine kuko ariko kazi ari gukora k'amafaranga ari bwinjire nta kibazo bimutwaye akamwereka buri kimwe cyose uko bimeze bikarangira amukubise amadolari baba bayavunikiye ntabwo nakwicara ngo nasame ngo nyabone ubwo rero niyo mpamvu ni amanyarwanda niyo namfite igihumbi cyanjye kiranyura kikanezeza namfite 5 ubwo bikaba akarusho urumva amadolari kuyabona biragoye sinajya kwinyaza kuri social media ngo nkunde mbone umudiaspora ariko kazi sava nabikora urumva rero umudiaspora kugira ngo mubone agutemo bisaba kuba ufite imbaraga
imbaraga zo gukora icyo ushinzwe cyangwa icyo agusabye. Ariko njye ntabwo mbishoboye, ntabwo nshoboye kwicara hariya muri shambure nkodesha shambure y'ibihumbi 20 ngo njye no kwinyaza. Njye n'umushyukwe wanyica mani, umushyukwe wanyica ngiye ku byo kwinyaza umuntu atari bumve. Oya ni ukwiyica mu mutwe. Kandi tujya kureba agasore yaguha amadolari. Agasore mukundana muri uwo mwanya se? Oya ahubwo uwo mwanya ari ikintu cy'umubiri rero abakobwa batazi, ubu uri kwica mu mutwe wawe. Ese Adele, hari abakobwa benshi bahora barwara imitwe. Cyakoze wenda mbikoze uwo turi kumwe akabinyemerera akaba ari hafi aho nyikupa agahita yataka. Ibyo byose biremewe, ariko kuvuga ngo ndakinze ngo ndoze ngo nagiye ndiyicira icyo ari. Ese Adele, abakobwa cyangwa se nawe ubwawe bibaye ngombwa ko fiance muri kumwe ukabona ikigabo kikakwemera amafaranga y'ibintu abantu bakora nyine, ntabwo tuvuze kubikora. Ni ikigabo si n'umugabo. Ni umugabo ufite amafaranga y'amadolari. Aryoha ate? Araryoha. Hanyuma tubwizanye kuri. Ubundi Adele tubwizanye kuri tutarajya ku kibazo ushaka kukubaza. Abagore barakunda? Ubu kuri iki gihe ni business. Ndakeka yaba ari business nago. Nyine abagore barakunda cyangwa bakunda amafaranga? Abagore rega ntuzarebe umugore uwo ari we wese umufatanye n'undi ukora ibibi. Hari abagore bazima bakeneye kubaka, hari abagore bazima mu ngo zabo, hari n'abagore bananiye ingo zabo bahora mu busambanyi, hari n'abagabo bananiye ingo zabo bahora mu busambanyi. Abo rero nibo bagenda bagahura bagakora bya bindi byabo, bagahuza gahunda zabo. Ariko hari abagore bazima, ntago ari bose. Ntuzumve ko niba ndi umugore n'undi ari umugore turi kimwe. Adele, kubera iki uyu mugore aciye inyuma umugabo yaciye inyuma umugore usanga cyangwa se umugabo uciye inyuma umugore ahora nifuye? Abagabo barafuha cyane. Ubundi wa mudamu we, niba umugabo agiye nawe waretse n'umugore akagenda ari ribi. Umugabo ubundi twebwe abagore tuba twumva niba umugabo aguhemukiye muri ubwo buryo nawe wamwishyura, ariko sibyo. Ntabwo ari byo. Mureka agende asambane, ni umugabo aragaruka. Ariko natwe abagore biratubabaza ukumva wagenda noneho ukamuhima. Noneho ngewe ku bwanjye mba numva ngiye hanze nkaguca inyuma. Uzi ibintu nagukorera? Nimba ufite moto ndahita nshaka ufite imodoka. Nimba ufite imodoka ya 3,000,000 ndahita nshaka ufite ya 30,000,000. Uhita umutase? Oya, kugira ngo nunabimfatiramo byibuze navuga ati yarari no hejuru yanjye ntacyo navuga. Agufashe se agahita atuza mukayarya? Bitwaye kanakorohera akakubwira, kanakorohera akavuga ati n'ubundi ntacyo none nanikeneye yazane tuyiriye. Ajya ngibyo ku bagabo ntabwo bibaho. Biba hakeye. Umugabo akakwemera ngo ugende uzane. Hari ibiryo bidasangirwa burya. Umugore asambanye noneho hari ukuntu igihe ugasambaniraho bakakurangirizamo. Yesu we, uzi ko niyo waze ejo wowe mugabo wanjye uzumvamo? Se witabaje. Se witabaje gute? Sijyamo ndani. Ariko ukekaho reba nkiriya nuza yande yamana. Yamana. Ahantu iri buzishyire ni muri kangahe? Abonye yamana yarongora nk'amaturanga ugereranyije. Yamana kubera ko akoresha imbaraga nkeya yarongora menshi. Abakobwa benshi baragira ati yakoreye abakobwa umuti ahubwo nagaraza gukira abakobwa. Cyambere ni umusitari, abagabo barabuze, n'uwo mufite amukomeyeho. Oya afite n'uruntu rwiza. Wende nuko rwigondoye ako ni urusore mwe. Abantu muri comment bari kwandika ngo afite inkoresho yigondoye. Irigondoye ariko ni urusore. Ni urusore. Uza abagore bakunda rurarumwe ni benshi. Ese ari igitsina kitonya n'igitsina kinini? Igitsina gifite imbaraga cyiza n'iki? Wowe se urugero ngewe nkiriya yampana nuko atazi kuyikoresha neza, ariko niyo. Hari umuntu wigeze ubura umeze nkawe? Ntabwo ibyo wabimbaza. Ntabwo wabisubiza. Nibanga. Yamana gusabye ngo Yamana gusabye wamuha? Yamana keretse ari bushyiremo imbaraga. Akabikora nk'akazi. Ariko nkeka ko kuva yari umugore we ni Perfect Samson.
umugore arusha umugabo ubwenge babavuze iki? icyiza cy'umugore, abagore ngo ni abanyabwenge. ni abanyabwenge, tureba kure, kandi abagore tugira kuzigamira urugo, ntabwo dusesagura. Ariko abagabo mwebwe muvuga ngo ejo nzabona ndi, ejo nzabona ndi. Urumva umugore ufite kumuha amafaranga 10,000, umugore wanjye genda uhahe inyama, ukumva ko ari buhahishe rya 10, ariko we azi ubwenge bwo kubika iki 2. Yego, abagore rero tuzi ubwenge cyane. Ari umugore n'umugabo ukwiye guca indi inyuma nini? Nawe urugo rubanye umugore uretse gato, uretse nawe, uretse gato, ntawe subiza utabereye. Ntawe, reka nkubwi urugo rw'abantu ibisa neza ni ibihese. uretse ntacyo, nta kintu cyaha gisa neza. Urugo ni urw'abantu babiri, urukunyumva neza. Nta mugore ukwiye guca inyuma umugabo, nta mugabo ukwiye guca umugore we inyuma. Nubwo muri iyi si ariko bimeze, reka tuze muri iyi si nubwo bitari byiza, ariko nta mugore ukwiye guca inyuma umugabo, kuko umugore iyo agiye agenda agiye. Ariko umugabo aragaruka, kandi agagarukana n'ibyo yajyanye. Umugore we rero noneho iyo agiye agenda ashaka iki? Amafaranga. Iyo asanze hari umugabo urenze wa wundi, niba harimo umugabo urenze wa wundi ku mafaranga, wa mugore bishiduka yagiye yagutaye. Ariko umugabo we ntiyaguta, kubera ko aba akeneye kubaka, nubwo irari ryabo barivukanye, ntabwo ashobora kuguca inyuma ngo ahereyo. Ariko umugore we agira ate? Ashukwa n'amafaranga. Abagore twe dushukwa n'amafaranga. Umugore ngo yageze mu rugo no kuhindukira umugabo biramunanira. Njye nanabikoze nanakujijisha, kuko nzi ko bibabaza. Nanakujijisha naguciye inyuma, nanakujijisha nawe nkaguca. Kamenyera umwana mubi. Oya, ndi umwana mwiza. Urumva nimba nkubwiye gutyo umva ukuntu bimera. Nimba mbwiye ngo umugore, nako ni akantu winyigishije, nimba nzaca inyuma umugabo wanjye nzakimuhata. Umugore wanjye naruhukaho gakeya, ubwo yarutse gakeya agukubita akantu nyine bakumva akantu ka nimugoroba n'aka mu gitondo n'aka nijoro akaryoha n'akahe? N'aka mu gitondo. Ndavuga ku manywa cyangwa simbizi nyine, ngiye mvuze amanywa bw'amazi. Urumva amanywa twese tuba twagiye mu kazi, tuba twagiye guhiga, ariko mu gitondo uba waruhutse, nta stress, ubundi akagukubita akantu keza ukabyuka umeze fresh. Hari yandi shasanga abagore benshi mu maso barakanyaraye. Basaza vuba. Umugore udafite umugabo asaza. Vuga n'umushiha. Bwira abakozi nabi. Babwira abakozi nabi. Ugasanga umugabo mubwira umwana umubwira n'abana. Umugore utarongowe uramwiyumvira. Umugore bisubiramo ngo umugore utabaye arongowe, nawe iyo ugeze mu rugo uramwibwira. Oya. Nta byishimo habe namba. Icyambere cyo umwana arakubitwa, umwana umukozi umubwira nabi, kandi biturutse mu buriri bwawe n'umugabo. Kandi umukozi ntabyo amenya, umwana ntabyo amenya. Abakozi buryo bazi ibintu byinshi ahita abimenya. Abakozi niba ba mbere bamenya ko mabuja na databuja batabanye neza, batari kumvikana. Uzarebe n'ubuhamya y'urugo rwapfuyemo umwe muri bo, niba babanza kubaza. Kuko mu rugo byaremeze araceceka kubw'icyubahiro aha urugo mabuja na sebuja, ariko abizi byose. Noneho n'amakuru yabo yose abazi. Iyo umwe agiye telefone ivugwa, atereta adatereta, umukozi ababizi. Iyo umugabo ujaho byose ababizi. Urumva rero umugore wanjye naruhukaho gakeya, ubwo yarutse gakeya agukubita akantu nyine bakumva akantu ka nimugoroba n'aka mu gitondo n'aka nijoro akaryoha n'akahe? N'aka mu gitondo. Ndavuga ku manywa cyangwa simbizi nyine, ngiye mvuze amanywa bw'amazi. Urumva amanywa twese tuba twagiye mu kazi, tuba twagiye guhiga, ariko mu gitondo uba waruhutse, nta stress, ubundi akagukubita akantu keza ukabyuka umeze fresh. Hari yandi shasanga abagore benshi mu maso barakanyaraye. Basaza vuba. Umugore udafite umugabo asaza. Vuga n'umushiha. Bwira abakozi nabi.
mba babwira abakozi nabi ugasanga umugabo mubwira umwana mubwira n'abana umugore utarongowe uramwiyumvira umugore bisubiramo ngo umugore utaraye arongowe nawe iyo ugeze mu rugo rw'uramwibwira oya nta byishimo habe namba icyambere cyo umwana arakubitwa umwana umukozi umubwira nabi kandi biturutse mu buriri bwawe n'umugabo kandi umukozi ntabyo amenya umwana ntabyo amenya abakozi buryo bazi ibintu byinshi ahita abimenya abakozi niba ba mbere bamenya ko mabuje na databuje batabanye neza batari kumvikana uzarabe n'ubuhamya y'urugo rwapfuyemo umwe muri bo niba babanza kubaza kuko mu rugo byaremeze araceceka kubw'icyubahiro aha urugo mabuje na sebuja ariko ababizi byose noneho n'amakuru yabo yose abazi iyo umwe agiye telefone ivugwa atereta adatereta umukozi ababizi iyo umugabo ujaho byose ababizi urumva rero umugore arusha umugabo ubwenge babavuze iki icyiza cy'umugore abagore ngo ni abanyabwenge tureba kure kandi abagore tugira kuzigamira urugo ntabwo dusesagura ariko abagabo mwebwe muvuga ngo ejo nzabona ndi urumva umugore ufite kumuha amafaranga 10,000 umugore wanjye genda uhahe inyama ukumva ko ari buhahishe rya 10 ariko we azi ubwenge bwo kubika iki 2 yego abagore rero tuzi ubwenge cyane ari umugore n'umugabo ukwiye guca indi inyuma nini ntawe urugo rubanye umugore uretse nawe uretse gato ntawe subiza utabereye ntawe reka nkubwi urugo rw'abantu ibisa neza ni ibihise uretse nta kintu cyaha gisa neza urugo n'ubw'abantu babiri urukunyumva neza nta mugore ukwiye guca inyuma umugabo nta mugabo ukwiye guca umugore we inyuma nubwo muri iyi si ariko bimeze reka tuze muri iyi si nubwo bitari byiza ariko nta mugore ukwiye guca inyuma umugabo kuko umugore iyo agiye agenda agiye ariko umugabo aragaruka kandi agagarukana n'ibyo yajyanye ngo umugore we rero noneho iyo agiye agenda ashaka iki amafaranga iyo asanze hari umugabo urenze wa wundi niba harimo umugabo urenze wa wundi ku mafaranga wa mugore bishiduka yagiye yagutaye ariko umugabo we ntiyaguta kubera ko aba akeneye kubaka nubwo irari ryabo barivukanye ntabwo ashobora kuguca inyuma ngo ahereyo ariko umugore we agira ate ashukwa n'amafaranga abagore twe dushukwa n'amafaranga umugore ngo yageze mu rugo no kuhindukira umugabo biramunanira njye nanabikoze nanakujijisha kuko nzi ko bibabaza nanakujijisha naguciye inyuma nanakujijisha nawe nkaguca ukamenyera umwana mubi oya ndi umwana mwiza urumva nimba nkubwiye gutyo umva ukuntu bimera nimba umbwiye ngo umugore nako ni akantu winyigishije nimba nzaca inyuma umugabo wanjye nzakimuhata ku buryo umubiri wacu natwe ukora wakagombye umukobwa abishatse cyangwa umugore abishatse ukeneye sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina abasate aba yahindutse amaso avuga gake aniha ayari wenyine urumva akambya agahanga yari wenyine akambya agahanga ariko nta cyiza nko kuba umugore yabishaka ari kumwe n'umugabo nyamuneka mushaka abagabo bararyoha kandi abakobwa benshi bavuga ngo baziririra abana babo nyine urumva niwe wamwuga nkubwira umukobwa aravuga ati nge nzirerera umwana wanjye ibyo gushaka mbyihorere ariko ugasanga kwihanganira umubiri ntabyo ashoboye aba ari umusambanyi ntabwo umubiri ujya wihangana keretse ari igiti cyangwa se afite urushinge yitera ntukore Aderi iyi Mana kuki yaremye bino bintu muri ubu buryo nyine yaremye urukundo ni urukundo rega biriya bintu ni urukundo ntago nose tutiteruye yaremye urukundo niho abantu bakundanira kwanga guhanyagura umugore wawe yenda nzi kandi ndayazanye ariko kuva ari umugore wo mu rugo ni kuriya ntako atagize birabigukure wanezerwa wowe uko wiyize uko wabibonye ira video we ntago nanezerwa nta na gato
umuntu wakoze imibonano neza akita ku mugore akita ku mugabo yakora iminota ingana iki? Iminota gereranya. Dore bwa mbere 10 yo gutegura umuryohereza nawe kuryohereza iyindi 20 ukabura shoje iyo minota byose 30 hari n'abayirenza na 45 sasa. Yego avuga yuko ngo harandi mavidari ari mu episode ngo y'amana agomba gushyira hanze. ureba nimba akambera akamarira minota ahubwo aranarenze kuko akambera ubundi abagabo benshi cyangwa simvuze benshi cyangwa benshi uwo nabonye umwe n'umwe cyangwa simvuze ko nabonye benshi ariko abo nabonye barangiza kare barangiza iminota 3 akambere. Ese dore umugore aramutse arangije iminota 3 umugore yego nta mugore urangiza mu minota 3 ndavuga umugabo niye ngaruka ku mugore urumva ya minota 3 umugore ntago barangije niko kwa mugore rero amusigira umujinya kumva ko ahita ajya kuguca inyuma. Oya aguca inyuma kubera ko byanga bikunde ntago barangije kandi yifuza icyatuma arangiza. Uzi igitsina kuntu kiryana cy'umugore? Oya bimbaze naraye ngenyine igihe kinini ariko cya gitondo mwebwe igitsina gabo kiba gikeneye iki? Imibonano. Yego natwe abadamu niko tumera. Umudamu aba yumva ameze ite? Aba yumva bishaka cyane ku buryo sureba umukobwa washyizemo icupa wowe wumva washyiramo n'igiti. Oya wumva washyiramo n'igiti. Wigeze wumva bafuza gushyiramo igiti? Ugashima kandi utari bunagereye byibure namwe byibuze ubifatira hano hafi ukanakanda cyangwa ugashyiraho n'amazi. Twebwe se biba bigoye mwana. Ariyo mpamvu usama video menshi turi kuyabona hanze. Ntago ariyo mpamvu. Impamvu zakimuhata kugira atazancisha mwizi. Bari n'abagore bameze gutyo kugira atazancisha ijisho. Ahubwo noneho uzi ikintu nzakora nzahita ngenda ahubwo aba ari njye umwisabira. Oya mbwira ni be hari abagore bameze gutyo. Barahari be sheri kose ndagukumbuye ndagushaka kandi iki yagihaze na twa tuntu twubatse igitsina cye twashyushye ariko nawe ugapfa kujyamo agahumira. agahumiriza ukemera ugashinyiriza cyane ukemera ugashinyiriza yajya mu kazi ugashyiramo utu